Reka twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Umuhanzi ati Kigali ni amahanga, ibihe byarahindutse. Ingenzi TV tubazaniye amakuru ya Kigali yo hambere, aho umuhanzi yagize ati kavukire fata utwawe wimuke. Kwimuka nibyo, ese urimuka uhawe ibyo amategeko akwemerera? Ubu abatuye umurenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali bafite ikibazo gikomeye cy'uko bimurwa kubakwa amagorofa ariko batishyuwe. Umurenge wa Gitega nabo barimurwa hakazahabwa inzu zo kubamo. Undi ati amajyambere tubabwira, amajyambere tubatoza. Uko bucya bukira henshi mu mirenge yo mu mujyi wa Kigali batashywe n'ubwoba. Ese uwimuwe aragana he? Abo hambere bari batuye mu mujyi wa Kigali babavugiyeho bahawe intica ntikize nazo rwageretse. Uko byagenze mu 1983 kugeza mu 1990, kwimura umuturage mu bikorwa bye yarishyurwaga akubakwa ibikorwa rusange. Kuva mu 2000 kugeza ubu hariho uwimurwa ingurane ikavamo ibice byinshi. Abimuwe Kangondo na Kibiraro bararize babura gihoza. Abimanye ibyangombwa baracyari mu nkiko ruracyageretse, ariko nabwo baracyategereje nk'utegereje igaruka rya Yezu Kristo. Umusozi wa Gasyatabo ntibazi uko ejo hazaza habo hazamera kuko barangije gushyirwa mu manegeka. Umurenge wa Gisozi bo bishyize mu maboko y'Imana, n'utarasengaga yamenye aho urusengero ruherereye. Umurenge wa Kimisagara nabo harimo abazimurwa bahawe ingurane nihanyuzwa umuhanda, hari n'ahazubakwa inzu bagahabwa inzu zo kubamo. Umurenge wa Nyakabanda nawo urimo ibyo kwimura abawutuyemo. Umurenge wa Nyamirambo nabo abatuye igice cyo mu Gatare bashyizwe mu manegeka, bahora babunze imitima ntibazi uko bizagenda. Umurenge wa Kinyinya, Kigarama na Gikondo nabo bibazaho bazagana umunsi bazahura na Katiripurari mu minsi iri imbere. Amakuru ava mu batuye umujyi wa Kigali, bamwe mu banyarwanda baribaza impamvu bimurwa nta ngurane bahaye. Utuye umujyi wa Kigali wese wabaye kavukire arara n'inkweto ashaka aho yerekeza. Turabashimiye, tubasabye gukomeza gukora like, share na comment kugira ngo amakuru y'ingenzi akugereho.